dukurikira nongeye kubasuhuza. Uyu munsi noneho mbazaniye webs cyangwa se apps eshatu, application nyine ushobora gukoresha ukora amafaranga, ukora ibyo bita freelancing. Ese wari uzi ko izo application zirimo na YouTube? Ntabwo bivuze gukora content cyangwa se kuriya umuntu akora amavideo, ariko na YouTube ushobora kuyikoresha ukora amafaranga udafiteho channel. Ubwo buryo rero nibwo ngiye kubereka. Niyo mpamvu rero nabateguriye ino top 10 ya application eshatu ushobora gukora amafaranga ukora ibyo bita freelancing. Mbere nambe ndabaza mbasobanurire ese freelancing ni ibiki, ubundi nyuma twinjiremo muri izo application. Nkuko mubibona rero turi muri Play Store. Kambanze njye kuri Google mbereke ese freelancing bisobanura iki. Freelancing rero nubwo ndi kubisearchinga nyine ndabisearchinga mbibasobanura. Freelancing ni uburyo ubu ushobora kubuzi nko gukora ibaruwa, kweditinga amavideo ndetse n'ibindi byinshi, nko gukora form za mbega ubumenyi bwo aribwo bwose, mbega ugakoresha izo application ubucuruza, cyangwa se hari ama application yakoreshwa n'abantu bakeneye abantu babakorera online. Umuntu akaza akavuga ati ngiye nkeneye kunyandikira ibaruwa, akagohereza amazina n'ibindi byose, wowe ukayimwandikira hanyuma akakwishyura. Izo application rero ziba ziri legit, ndaza kubereka niyo nkoresha ubundi dukomeze turebe. Kandi ikindi gitangaje nuko na YouTube iri muri izo application. YouTube akenshi korana n'abantu bakeneye ababeditingira amavideo. Niba wizeyeho kweditinga video rwose YouTube murakorana. Kanze mbereke rero ku mwanya wa gatatu nashyize ino application yitwa Upwork. Uraza hano muri Play Store yawe wandikemo Upwork gutya. Upwork rero ni ino application nge ni nayo nsanzwe nkoresha. Upwork ino application niyo ya mbere nusearchinga kuri Google top 10 freelancing za website cyangwa se apps. Ino application niyo uraza gusanga ari ya mbere ahantu hose wajya. Ino application rero impamvu ari ya mbere nuko nyine A1 irizewe cyane, kuko abantu benshi baza gupostingaho akazi kabo cyangwa utuzi, wowe ukajyaho ukareba akazi ushoboye. Haba hariho akazi kenshi pe, akazi sinzi ko wabura akazi. Niba umenyereye gukoresha telefone cyangwa machine ntiwaburaho akazi. Hari n'umuntu kugira manager w'ibintu byiwe. Nk'urugero nkuko mubibona rero hano ratings kandi n'ibice 5. Murumva ko ino application rero ikunzwe, mubona ko yabaye downloaded n'abantu barenga miliyoni 10. Ikindi kandi mugomba kumenya ino application abantu benshi bo muri Nigeria barayikoresha. Kanze mbereke rero imbere ko ibimeze, ubundi dukomeze n'izindi application. Nkuko mubibona rero ino application nayigezemo, murabona ngiye nsanzwe mfitemo account. Nkuko mubona ukora profile, ugashyiramo ifoto yawe, ugashyiramo n'ibindi byose. Gukoramo application cyangwa se gukoramo account nta birenze. Ushyiramo aho utuye, nibabaza address. Nkuko mubibona murabona ngewe iyo uri gukora account ugenda wuzuzamo information ijyanye n'ibyo ushoboye. Akenshi rero iyo wagiye ubikora gutyo utuzi bakwereka n'ubundi tuba tujyanye na bya bintu wagiye wuzuzamo. Nk'urugero ngiye nagiye nandikamo ko nzi ibintu bijyanye no kwandika amabaruwa cyangwa se amadocument. Nk'ubu rero murabona hano banzaniye resume writing, kwandika nyine CV y'umuntu. Umuntu agenda akagohereza imyirondoro ye, ukamukorera CV ubundi akakwishyura. Nkuko mubibona rero kano kazi karishyura $5 ku isaha imwe. Murumva ko nta kazi katagoye. Gukora CV ni ibintu byoroshye. Hari application nyinshi zibikora, ku batabizi mwazishaka kuri Play Store ziba ziri. Aka kazi rero nk'ubu mu kanya ndagakora, amafaranga nyakore. Ikindi bahemba kuri bank account yawe. Abyo mpora mbibabwira gukora bank account rwose, mushaka ukuntu mukora bank account, kuko ibintu byinshi ntiwakora amafaranga udafitemo bank account. Nkuko mubibona hagiye hariho utuzi twinshi, ugenda uhitamo akazi ushoboye. Nkuko mubibona hano hari art generation for YouTube videos, ubwo ni ukweditinga video za YouTube. Uyu muntu nawe rero murumvikana, uraza ugakanda ku kazi ukareba details zose z'akazi, ubundi uwo muntu mukumvikana. Nk'uyu murabona ko yishyura, ashobora kwishyura kuri telefone cyangwa se kuri bank account. Uraza ukasoma details z'akazi rero wabona uri bugashobore ukagakandaho.
dore ikintu cyerekana rero ko ano mafaranga aba ari bukugere, uno muntu aba yarayashyize muri ino application. Ino application iri international, rero iyo umaze kumukora akazi akabikonfirima muri ino application, n'ubundi aba afite abikonfirimira. Iyo abyemeje ko akazi ke wagakoze neza, amafaranga ino application irayaguha kuko uwo muntu nyine aba yarayashyizeho. Ubundi buryo ushobora gukoreramo amafaranga ni uko warifaringa abantu. Warifaringa abantu uko bagenda biyongera, nabwo amafaranga akiyongera. Ngo iby'ino application rero reka tubyihorere, ngo dukomeze n'indi application ya kabiri. Iyi application nagize iya kabiri. Application ya kabiri rero uraza muri Play Store yawe, n'ubundi wandikemo Fiverr gutya. Fiverr gutyo bibona Fiverr. Iyi nayo n'indi application. Fiverr rero nayo uraza uyikandeho gutya. Ngo uyikandeho. Iyi Fiverr rero nayo ewana ni imwe muri application nziza zo gukora freelancing kuri online. Freelancing jyawe mwabyumvishe ni ukujya ukareba akazi umuntu yapostinze ewana, ubundi ukagakora nyine akakwishyura. Nkuko mubibona rero ino application nayo ifite rating ya 4 n'ibice bitatu, kandi nkuko nabibabwiye nimujya kuri Play Store izo application ebyiri zirakurikirana, nako nimujya kuri Google izo application ebyiri zirakurikirana rwose, urazisangaho zitondetse kandi zirizewe cyane. Na application umuntu yaba recommendinga gukoresha niba wiyumvamo impano runaka ewana wazikoresha. Uraza wandike muri Google freelancing website, bahita bazikuzanira kuriya nziguhaye. Ariko impamvu Upwork nayigize iya gatatu nuko nzi ko abantu benshi ntimukunda kureba video ngo muzirangize. Nayigize iya gatatu nyine kugira ngo byibuza utazabasha gukomeza azayimenye byibuza yo ko ari application nziza, byibuza azayisigarane ayidownloadinge abari yakoresha. Nkuko mubibonye rero iyi Fiverr neza ikora nk'iri Upwork, ariko njye Upwork niyo nkoresha. Ubwo nawe uraza guhitamo ibishaka. Ku mwanya wa kabiri rero turasozanya na YouTube. Uraza hano muri Google yawe wandikemo YouTube Jobs. YouTube Jobs. Jobs gutya, ubundi usearching. Ubu ni uburyo rero YouTube ikora nka freelancing. Urahita uza kuri ibi bintu bya mbere, ubundi ukandeho. Ibi byo ni iby'abantu bafite impano yo kweditinga video cyangwa se bashoboye kweditinga video. Hano ureditinga video rwose, wumvikana n'umuntu ukamweditingira video ubundi akakwishyura. Reba nk'ubu featured job postings, na YouTube ubwayo iba yapostinzeho akazi. Uragenda ugahitamo ako ushoboye rero ubundi ugakora. Nkuko mubibona bahimba gatubutse. Reba nk'aka kazi YouTube strategist, ushobora gukorera YouTube bakajya baguhemba ano mafaranga. Writer for basketball YouTube, urabona amafaranga yagiye ariho. Uraza ugascrollinga ugashakamo akazi ushoboye, ubundi wabona bihura nyine ewana ukagakora. Ni YouTube hano kwihembera, ntago ari ukuvuga ngo ni abantu. YouTube ni kwihembera. Noneho icyo ukora hano kugira ngo winjire muraza ugakora post a job cyangwa se ukajoininga as talent. Ubwo iyo ugiye gupostinga job uba uri umuntu ukeneye gukorerwa akazi hano. Iyo ushaka rero gukora akazi wowe nk'umuntu ufite impano nyine bakajya bakwishyura, uraza ugakanda join as talent, ubundi ugashyiramo credentials zawe, ubundi akazi ukajya ukabona. Izo application rero ndi kuba zirakora. Nari maze igihe ntabaha video, icyo mashaka no kugira ngo mbagezeho video nziza zizewe za website zikora neza kandi zizewe. Izi website rero muzigerageze, yaba Upwork cyangwa kano kazi ko kuri YouTube wajya checkingaho daily ukareba niba bapostinzeho akazi. Ibi ni ibintu bikora neza rwose, ndabijeje ko bikora neza. Abatarakora subscribe rero mukore subscribe yo mujye mubasha kubona update nk'izi zikurikira.